Ikiza igicamusi cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye turabasuje cyane twongeye kubaha ikaze muri aka kanyiro tubagereye rwose muri studio tukatubazaniye amakuru ari update n'amakuru agezweho tujye kubagezaho aho imirwano ikomeje kugenda ica ibintu mu bice bigiye bitandukanye akaba rero rwose bitumye tuza muri studio ikitaraganya kugira ngo tubagezeho update yuko ibintu bimeze gusa icyo wamenya nuko mu byukuri kinanguvu ikomeje kugenda yigarura ibice bigiye bitandukanye imirwano ikomeye ikaba ibereye cyangwa se yahoze ibera hano muri territoire ya Warikare ariko tutibagiye ko hano muri Sud Kivu naho ibintu byari bicika hanyuma ndabona mugenzi wacu n'ubundi ari hariya ari ku kibuga cy'imirwano nimbabwira ko ari kuri tere mwumve ko ari kuri tere tandukanya nabyene tujya tubango twakire ngubarizwa muri karagace uyu we ari kuri tere tugize amahirwe yese naduhamagara mu byukuri ubwo hari n'indi version nshya tuzaniye ariko tumuprofite duhite tumubaza uko bimeze umeze neza muvandimwe meze neza ni Pascal kuri Jeune Official kuva mu bice bitandukanye hanga ndi Masisi rwose mu mbibi na Warikare ariko localization ndimo aya masaha nk'abana inagiye mu bice by'imirwano muri Warikare. Hanyuma first of all mu kanya gato tubonye amashusho arimo gucaracara ndetse n'amavideo birimo gucaracara kuri rezo sosiyo bigaragaza ko ngo M23 ishobora kuba yageze muri Pinga tubwire iyo mirwano yaramucyaho ngo bimeze bite ese koko byaba ari byo M23 yaba yamaze gucakira cyangwa se gufata n'ubundi aka gace ka Pinga nkuko amafoto abigaragaza ngaya na makuru rwose aryoheye cyangwa se ashimishije inshuti zose z'abantu bashaka gusubira mu byabo muri Kivu y'Amajyaruguru ingabo za AFC rwose mu gitondo mu masaha ya 10 zatangije urugamba ndagira ngo uduhe neza ishusho batangije urugamba ku isaha 10 10 za mu gitondo rwose urugamba rwo sasa rwabereye hehe noneho ingabo za M23 zari zishaka neza kuba zakosora ibice bigiye bitandukanye mu misozi umva tugendane ngengeye kukubaza urajya unsubiza urugamba rwabereye hehe nibyo rero nagiraga ngo musobanurire groupe ma Kisimba yego ahangaha dusobanura rwose inshuti za Jeune Official Kisimba ni ku muhanda wa kabiri wa hehe umuhanda wa kabiri ni bawita rero Nord Kivu ni Kivu y'Amajyaruguru ngaho umuhanda witwa Nord Kivu y'Amajyaruguru baho ni route nationale bazita za route umuhanda witwa Nord Kivu ubaho iyo bari kugereranya nyine bahita bapanga imihanda iyi Kivu y'Amajyaruguru imihanda ari umuhanda wa mbere wa kabiri wa gatatu ngo babyumve gutya bize baraza kubisobanukirwa ubwo ni route nationale ubwo ni Nord Kivu ya kangahe Nord Kivu ya kabiri tubwire banza first of all tubwire barwane mu yihe localité ndetse n'iyihe groupement tubwire iyo mirwano twinjizemo neza ingabo za M23 zisanzwe ziri muri Warikare n'ubundi zirimo ariko hakaba hari uduce tumwe zitari zagafashe turimo n'ira centre rwose babarira amakuru ubitware uko ndi kugutwara mbwira zari ziri muri Warikare ni nini zari ziri Warikare mu kahe gace kugira ngo ubone utubwira aho zatatse zari ziri mu gace kamwe ka groupe ma Kisimba anga uvuye Burayi umanuka rwose usatira kwinjira Pinga nuko bataka herero aho tutangiye kugendana no rero bagiye bataka nano bagiye barwanira mu misozi ya Burango ubwo ni muri Gorupoma nani muri iyo Gorupoma n'ubundi ni Kisimba nini rwose okay ubwo nwango bavuye muri iyo Gorupoma ataka muri Gorupoma Kisimba nuko rero imirwano igenda ite byatangiye sangahe birangira bite ibi byose byatangiye 10 za mu gitondo
kuko amakuru ingabo zari zifite rwose zose kumwe nuko turaduce twari dusabwa gukosorwa uyu munsi. Twari dusabwa gukosorwa, hanyuma mu by'ukuri badukosoye. Ibi bihuriye he no kuba hari amafoto ndetse n'amavideo bitangiye gucaracara kuri rezo sosiyo bivuga ko M23 yaba yamaze kugera muri iyi santere ya Pinga, dore ko tubonye n'amafoto y'abasirikare bifotoreje muri rompuwe cyangwa se muri santere ya Pinga. Hari ahantu ni hafi rwose na santere ya Pinga, kuko haciyemo ikorose rimwe gusa, ni hafi, ni nk'ibirometero 30. Ubwo rero bivuze ngo ntabwo baragera muri santere ya Pinga, baracyari kure. Oya, nakubwira ko rwose kuva mu gitondo saa 10 kugeza aya masaha mutangiye kubona ingabo za M23 zishima rwose kuba zakandagiye hariya aho zaje kuboza abaturage. Kuva hari ahantu bari mu gitondo mu birometero 30 na santere nziza ya Pinga, hariya hazwi ko impunzi zabaye rwose, kuko bamwe muri wazana na FARDC nyuma yo gutsinda mu mirwano bagiye bakoresha ira santere bihisha mu nkengero zayo. Ntabwo uri murumva ikibazo cyo mfite. Mbonye amafoto ari gucaracara kuri rezo sosiyo agaragaza ko bageze muri Pinga, none bavuga ngo bari kure n'ibirometero 30. Tubwire, ntabwo baragera muri santere ya Pinga? Ingabo zacu rwose saa 5 n'igice zari ziri muri la santere ya Pinga, ariko nasobanuraga nyine igihe wava bari mu gitondo kugera ahantu bari aya masaha. Aho utumye nkubaza rero ingabo zanyu nize, kuko nzi ko zaba ingabo za FARDC cyangwa se ingabo za guverinema, ubundi bizwi neza ko ari zo ngabo z'abakongomani. Uravuga FARDC cyangwa ingabo zanyu ni M23? Ingabo zacu rwose twewe n'amajyaruguru turi M23. Uri umufana bwo nakumvishe rwose, ufite uruhande uriho. Ntabwo ndi umufana. Uti ingabo zacu ratangiye kuzita ingabo zanyu, warangiza uti rwose nizo zo muri Kivu y'Amajyaruguru mu kanya, uti ntabwo ndi umufana. None ubwo uri iki? Ntabwo ndi umufana, ahubwo ndi umwe muri zo. Nta nubwo uri umufana, ahubwo uri umwe muri zo. Ntabwo ndi umufana rwose. Hanyuma reka twikomereze n'amakuru. Hanyuma ibi bitero rero tubwire, nyuma y'uko wenda bigenze ukunguku ubu tuvugana, biravugwa ko ngo byatangiye kwegera, ngo urugamba rurimo ruregera Rubero. Ni gute birimo kugenda bihuzwa kuba ibi bitero byaturutse hano muri Warikare byatangiye gusatira Rubero? Bitubwire. Nyine umugambi ni wa wundi, ni ukubaka igihugu. Umugambi ni ugushaka umutekano. Ko utangiye guca bugufi? Yego. Umugambi ni ugushaka umutekano. Ni uguca bugufi nyine. Komeza nuko. Yes. Bakunze rero fisho rero. Mureke manze nseke. Aza gukoresha abantu amabara rwose. Ikigaragara rero nuko rwose buriya ntabwo bigenze neza nyine, ubwo ruva kuko rarabahagiye asacoka. Ajya arimo aracoka nyine, agenda gake gake ati ruguca bugufi. Nuwango nkuko rero amakuru yari yatugezo mbere yuko aya mafoto atangira gucicikana hano muri za Pinga, hano kuri rezo sosiyo agaragaza ko M23 baba bageze za Pinga. Bivuga ko ngo imirwano yari yabyukiye muri groupement ya Ikobo, aha ni mu gace bita ngo ni Usara. Ubu rero ngo uba niho imirwano yabere kuva amasaha mu gitondo. Urumva ko bavuga ngo hari ku isaha 10 nibwo imirwano yatangiye. Aha ngo akaba ari muri groupement ya Kisimba rero ngo nkuko bivuze uba uvuye Buraya wegera cyangwa se werekeza muri Kisimba. Ubwo nyine urumva urenga Kisimba, imirwano ibera muri groupement ya Ikobo, ariko ngo ahanga ngo utangira kwegera ahantu bita ngo ni muri groupement ya Kisimba niho habereye imirwano. Abaturage rero bari batuyemo ahanga hano muri za Ikobo, bitewe nuko ngo ahanga mu by'ukuri harimo ni santere nini bita ngo ni Rusamambo, bose bahise batangira guhunga. Bamwe bahungiye ngo hano muri za Pinga,
abandi bahungira urumva ubwiruguru muri ayo mashamba barimo birukankira. None muri amasaha rero ndabona amafoto acicikana avuga ko mu by'ukuri aka gace kamaze kugira ute kamaze kwa tombe pinga. Ntabwo ndabona amakuru yuzuye nubwo uyu mutaramo arimo kugenda aduhamiriza akavuga ati nanjye rwose ndi intare rwose. Urumva abantu bose hari insuru basore n'urubyiruko bose basigaye bumva bagomba kuba intare. Nta mugari kujya ubona rwose hari igihe ikipe ikina gutya igatsinda buri ugiye kureba nk'abana biswe ba Cristiano Ronaldo ni benshi abiyita ba Cristiano bite nuko nyine hari ibigwi yanditse. Abiyita ba Lionel Messi ntiwabareba donc ntiwababara, usanga nyine izina rigiyeho ugasanga niryo riri guhitinga abantu bose akaryitara ati rero nanjye ndi intare ati mumbarize mu ntare. Bitewe nyine ubwo nibikorwa arimo aragenda akora ubwo na nyine tumushyire mu ntare nyine kuko mu by'ukuri aba ari imbere cyane. Hanyuma rero reka dukomeze n'andi makuru duhite dusimbukira aho bita hano muri Side Kivu. Ubwo nitugira amahirwe akagaruka nyine murumva ko yagiye acoka gake nitugira amahirwe akagaruka turaza kongera kugarukana nawe muri update atubwire n'ubundi uko hariya bimeze kugira ngo abidusobanure neza kandi nize ko ari buze kugaruka ku murongo vuba. Reka ubwo duhite tujya muri Side Kivu. Nyuma yuko nari nababwiye ko hano muri Side Kivu hari ikiri kubamo cyangwa se ikiri gukorwa hariya, mu by'ukuri ni urugomo hara naho ahantu hari kugaragara urugomo. Ikindi hano muri uyu mujyi wa Goma naho hari kugaragara urugomo kuko murabizi hamaze gupfa abantu 2. Uyu munsi rero hari ibimenyetso byatangiye gututumba bigaragaza ko iyi Uvira bishoboka ndetse kuba iki cyumweru cyangwa se uku kwezi bishobora kurangira ibereye mu rugamba rukomeye cyane. Ntabwo navuga ngo yafashwe ariko nabyo birashoboka. Impamvu mvuga rero ko bishoboka ni iyihe? Ubu tuvugana mfite amakuru avuga ko hari abarwanyi ba M23 baturutse muri access zigiye zitandukanye. Uretse rwose niba wanagarutse buretse arimo arambwira ati nagarutse reka manze ndangize operation. Hari amakuru avuga ko maze kwakira none havuga ko hari abasirikare ba M23 none bamaze kuri forcingwa hano muri uyu mujyi wa Goma. Abantu mudukurike mu mujyi wa Goma mwizere ko none umutekano ugiye kwiyongera kuko maze kumenya makuru mu kanya gato cyane bamaze kudeployingamo abandi basirikare. Ntari buze kuvuga ibice baturutsemo ariko ni benshi cyane nyuma yuko habaye ubwicanyi mu by'ukuri aha bafatwa nababwiye ku munsi w'ejo ko hameze nk'umurwa mukuru wa AFC. Kuko mu murwa rero mu by'ukuri hatangiye kugaragara ibigendanye n'ubwicanyi harimo n'abayobozi. Ibi ni agasomborotso. Ibi ni ibimenyetso binagaragaza ko mu by'ukuri bashobora no kuba bagira gutya bagatega donc babona bari kubikora bikarangira gutyo bakabana jya gutega n'umuyobozi ugasanga batangiye kurasa hari ibirori bakarasa ako gasomborotso kugira gacike. Rero nuko bagomba kongeramo umutekano urebye uje nabakubita ubu rero mu makuru mfite nuko hano ubu tuvugana ubudore twageze ku isa 8 abasirikare benshi protege y'abasirikare mo hano yamaze kugeramo imodoka ngo zaje ari nyinshi cyane zamaze kuri forcing abasirikare mu mujyi wa Goma. Ikindi naba abapolisi bari donc basoje n'abapolisi n'abasecurity no baherutse gusoza ikose abenshi babazanye hano mu mujyi wa Goma usibye ko abandi baberekeje muri Side Kivu mu mujyi wa Bukavu. Ayo na makuru mfite nizeye ya makuru utasanga handi ariko mba mfite nje mba nakuye ndani mu ivure mutaramo nabonye ujye uvuga ngo ni ivure. Ikintu kiri ivure ni hafi n'uburiri neza ni cya kindi urara nacyo kagera gutyo ugahanagura. Ubwo rero urumva ko reinforcement zakozwe mu miji yombi kuko urumva yaba Bukavu bahorejeyo na hano boherejeyo ndetse hari nabandi bakoranye nabangabo bapasinze bo basigaye ngo bakaba bari kwiga kosi rikomeye cyane. Nabivuze mbona harabarakaye mvuga ko bo icyo bari kwitegura ngo nukurinda abayobozi. Muri abo rero ngo harimo n'abagomba kurinda Joseph Kabila by the way. Bari gutozwa na coalition bari gutozwa n'itsinda rigiye ritandukanye. Hari nabo ngo Joseph Kabila azanye ngo bari gutanga imyitozo yiyongera kuyo bari bafite kugira nyine biga kurinda abayobozi. Urumva ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi. Reka tuze kurera no muri uyu mujyi wa Goma twongere twumve ko hari umuntu uri buze ngo arashe hovyo za byabindi ngaraje nga papa uyu muntu amafaranga arangije arashariruka. Reka turebe ko biri bwongere kuba. Hanyuma rero ikindi wenda twavuga ibi birimo biragenda binaca amarenga ko bishoboka ko imirwano igiye kuza hano muri centre ya Uvira cyangwa se Uvira hagiye kubera urugamba. Bitewe n'iki?
barimo bararifosinga niyo batangiye kurifosinga mu kanya namaze kumenya ko hari amamodoka nanone nabibabwiyeho y'abasirikare ba M23 bageze ara mu nkengero za Uvira ndetse naje kumenya ko aba basirikare bahageze ari special force bari hafi na Uvira babandi barakoze ikosi ry'igihe kirekire mu by'ukuri bize guhangana n'ibyihebe biga kurwana n'ibyumba gakondo biga guca mu makompara ndetse no guca mu masasu mato donc ibikoresho byose bishoboka barabitojwe ikiro ni ikimenyetso kigaragaza ko ahantu uko byaba kose hagiye gushya pe hagiye gushya hano muri Uvira sinzi niba uku kwezi kuri busoze Uvira hataraberamo isibaniro cyangwa se mo indani turi kujya twumva ngo ni mu nkengero bari kurwanira ariko bishobora kuza kurangira ahantu mwumvishe muri uyu mujyi ndani habereye isibaniro ingabo z'abarundi ariko mu by'ukuri ziri gukora ibishoboka byose kuko nazo ngo ziri gukora zitanga kuko nibaramuka ngo bavanwa hano muri Uvira donc muri Sud Kivu bose bakavanwamo hari ibirahita byikupa byavuga mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bikinjira mu gihugu cy'u Burundi ibyo rero birimo n'amafaranga murabizi ko mu by'ukuri ntago barwanira ubusa hari amafaranga menshi bagenda bakura hangaha bahabwa cyangwa se bagenda bakira nyine iyo navuga ngo mu by'ukuri kuri urugamba bafasha ubutegetsi bw'Kinshasa cyangwa se bafasha iki gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ibiro ntago twabitino byo musanzwe mubizi hanyuma rero indi mirwanoro ikaba iri kuvuga ko yabereye n'ubundi hano muri za Nyangezi gusa icyo namenye ngo nuko iyi mirwano ngo nabazarendo bari guturuka muri parike ya Kauzi Biega ariko kuri rundi bari kuba bavuye hehe ngo bari kuba baturutse hariya muri za Warungu barangiza rero bakazamuka bakaza bakefilitara mpaka bageze hano muri ibi bice nyine bakaza bari kuri uyu mwegeje cyangwa se ari ku iki kirunga donc bari hano muri rishyamba rya Kauzi Biega mpaka bageze muri bice barangiza akabariho batangiriza ibitero cyangwa se imirwano M23 yarasaba gahita bongera bakirukira muri Kauzi Biega bakarigitiramo aho ngaho ku murongo wa telefone already twamaze kwakira Vincent ku murongo wa telefone yahageze reka rero duhite tumwakira tumuhe ikaze kugira ngo tumanukane n'amakuru mu buryo burambuye cyangwa se n'amakuru mu agiye atandukanye yaba aya hano n'ubundi muri Kongo ndetse no hanze ya Kongo Vincent uriwe neza fighter nanye niriwe neza nizere ko rwose igicamunsi kimeze neza cyane icamunsi kimeze neza akavura karahise n'ubona gashobora kongera kugwa ariko tumeze neza hari amazi iminsi izuba nawe akavura twari tugakeneye yes usanze rero ndimo ndavuga ku bigendanye n'imirwano nava ko iki gicamunsi amakuru tuzanye amenshi arimo aragenda avuga ku bigendanye n'imirwano reka ari naho tunahera cyangwa se naho tunakomereza n'ubundi niho twonari ndimo ndagenda nsobanura tugaruke hano muri teritwari ya Kabare hano ro muri Kabare naho nagace kare hano muri Sud Kivu cyangwa se teritwari hano muri Sud Kivu ivugwamo imirwano iyo mirwano Vincent yaramukiye ngo bimeze bite nibyo nkuko bivuga muri teritwari ya Kabare ni muri Sud Kivu yego hazamukira imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo yego bakaba barwaniye mu gace bita Kirunga gaherereye hasi na komine banda yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyine mu Bukavu komine Bagira ikaba inegereye imirwano ikaba yabaye guhera mu masaa 11 za mu gitondo nyine kuri munsi wa gatatu ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 yego iyo mirwano yatewe nuko M23 yafatwe na Wazalendo ku birindiro byabo kandi bikaba byari bimaze iminsi nyine Wazalendo ataka M23 bakaba barwaniye kano gace nyine bita Kirunga haberaga imirwano yaba M23 yakoreshaga imbunda ziremereye yaba Wazalendo yakoreshaga imbunda ziremereye kubera ko abenshi muri Wazalendo bahungiye muri parike ya Biega Kauzi bakaba aribo bagiye bahungira ariko bagahungana n'intwaro zabo bakaba bagenda babona n'izindi zitandukanye abaturage bagiye bahikara n'ubundi baba muri Wazalendo iyo mirwano rero ikaba yakomeye kugeraho n'amashuri agera muri 3 yagizeho ingaruka n'ibyo bitero bituma abana badakomeza kwiga bakaza gucyurwa n'abarimu babo bakavuga ati mutaye kuko tubona bimeze nabi nyine hano muri komine Bagira yego amasoko akaba atakoze amabutike akaba atakoze
hakaba hari n'abantu bakomeretse kubera amasasu yagiye ayoba yaba ari M23 cyangwa Wazalendo, hakaba hari abantu bakomeretse ariko kugera ifata bataramenya umubare wabo, tukaba tugishakisha amakuru yimbitse ku byerekeranye n'abafashwe, abakomeretse, abapfuye ndetse n'ibindi byabyangiritse muri mirwano hagati ya Wazalendo na M23. Hanyuma Vincent, ku makuru wenda urimo kugenda utohoza aho hantu kuko urumva n'urugamba koko nk'uko wari ubivuze bishoboka ko hangiritsemo byinshi cyane bitewe n'uko bifashishije imbunda nini, urumva ku mpande zombi n'imbunda nini zifashishwe, kandi ya imbunda nini ndetse n'into iyo hari kubera urugamba ndetse rukaba rwamara akanya katari gato, usanga ahanini mu by'ukuri haguye benshi. Hanyuma tubwire, usibye ko wenda hari ibyangiritse nta kanunu kuko wenda n'abaturage baba bahaguye mu by'ukuri baba barenze umubare, kuko urumva na ahantu harwane kameme igihe kirekire ndetse n'imbunda nini cyane. Nibyo navugaga yuko kugera isa tutari twabasha kumenya umubare w'abakomeretse cyangwa ibyangiritse kubera ko yaba M23 ntacyo baratangaza, yaba Wazalendo ntacyo iratangaza. Abaturage urumva bagize ubwoba bahita bahunga ahari kubera imirwano. Amakuru arambuye ku byangiritse cyangwa abababuze ubuzima turaza kuyabona mu masaha kubera ko abo twabaza batubwiraga bati natwe twagize ubwoba twaguye mu makaritsiye. Yego, urumva ntabwo amakuru arambuye ku byerekeranye n'ibyo bitero turabasha kuyabona mu buryo burambuye. Ko numva bitoroshye. Ntabwo biza koroha kubera yuko yaba M23 ntabwo ishaka kubirira Wazalendo kubera ko iravuga ati Wazalendo muri abicanyi, muri abagizi ba nabi. Yaba Wazalendo ntishaka kwemera ko yatsinzwe, buri ruhande rurimo rurahangana n'ubundi kandi ku buryo bukomeye. Iyi mirwano Vincent nabona yatangiye kugenda ica ibintu, sinzi wagira ngo iri guhana amasiri niri kubera hariya muri za Iran na za Israel, kuko urumva ngo no muri Sud Kivu no muri Nord Kivu naho twahoze tuvuga ku bigendanye n'imirwano. Ese nta kanunu k'imirwano waba ufite, nta makuru mashya wavanye aho ngaho hano muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu na imini hano muri za Warikare ko ngo hari urugamba rukomeye? Muri Nord Kivu naho hari urugamba rukomeye kubera ko guhera mu gitondo n'ubundi M23 nayo yagabye ibitero kuri Wazalendo. Yego, mu gace bita Buhimba, grupoma ya Kisimba. Yego, M23 yari ifite agasozi bita Kasoko ariho ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu na 25 iza kwikura platabo gasozi ikikuyeho abarwanyi bo muri Wazalendo bari mu gace bita Rusamambu. Muri grupoma ya Ikobo bahita bagafata, bamaze gufata kano gasozi batangira bakaja bagaba ibitero shuma kuri M23. Ariko M23 uyu munsi rero yazindutse ibagaba ibitero aho imirwano yamaze amasaha agera muri 4. Breaking the news. Ya mirwano ya za Kabare. Umuzalendo mukuru kanze ndebe izina rye ngo witwa Dingo ayiguyemo birarangiye. Urumva namwe mu makuru turi kugenda tubona nyine nandi turaza kuyabona. Aha rero muri grupoma Ikobo iyo mirwano ikaba yakomeje irabayigera mu masane, ariko sosiyete sivile ziri mwanya bice tukavuga ko M23 tutabashe gukura abo Wazalendo kwa kano gasozi ka Ikobo Kasopo. Yego, muri grupoma ya Ikobo nyine bikaba bivugwa yuko M23 nayo ikomeje gushakisha buryo ki ibazenguruka inyuze aho bita Buhimba, ikazenguruka ku buryo yabafatanira niyo badashaka gushyira intwaro hasi. Nuko bimeze. Uko biteye kandi nuko byiriwe. Ko mbona ibintu hano Sud Kivu bitari byoroshye imirwano abereza Kabare Vincent. Imirwano ya Kabare ntabwo yari yoroshye kubera yuko Wazalendo iri mwano bice igenda ikura imbaraga hirya no hino. Bigatumiza kwataka M23 ifite imbaraga na M23 kandi ifite imbaraga nyinshi. Bose urumva iyo bahanganye abaturage barahasigara, ntihabure ndetse n'abarwanyi bahasigara haba ku mpande za Wazalendo cyangwa ku ruhande rwa M23. Amatikiro y'umuzalendo uguye ku rugamba Vincent yitwa ngo ni Dingo, ngo yigeze gushona inkweto ahitwa Manga ku isoko.
uyu muzarendo rero ngo akaba yaramaze rwose kuba yagirwa ngo yarasigaye ngo ari afane ngo yaramaze kuzamurwa mu ntera. Urumva ko ibintu ntabwo byoroshye. Ntabwo byakora kuko Wazalendo n'abantu ubundi barasanzwe bakora uturimo turi aho tubayabaye. Navuga ko ari umuzarendo ukomeye buriya umuntu mu by'ukuri intare za sarambwe zikubise zikavuga ziti turamukubise. Uwo muzarendo aba yarafite imbaraga. Yarafite imbaraga kubera yuko bari abantu rega barwana n'abiyahura kuko barwana n'abadafite icyo barengera cyane cyane ko baba babayeho mu buzima butari bwiza. Iyo bageze ku rugamba rero barwana ntacyo barengera kugira ngo barebe yuko Tshisekedi yagira icyo abaha. Hanyuma vise reka gato cyane wenda turacyari mu tugaruke no mu makuru ya politike tugende tuvangavangana kuko ntabwo turi bugende duha abantu bigendanye n'imirwano gusa. Andi makuru arimo aratugera ari update nuko witwa Constant Mutamba nabonye wamaze no kwishyira ku rubuga rwa eugeneofficialnews.com nk'umuntu wakurikiranye iyi nkuru ngo uyu mugabo yaba yamaze kubahunga nyuma y'ibyo ya operation zose zaraye ziba ngo yaba yamaze guhungira muri ambasade ya Cuba. Bimeze bite ibyo uyu mugabo mu by'ukuri warayagaragaje ko yeguye ku mwanya w'ubuminisitiri bugaca mu gitondo tugahita tubona yahunze mu by'ukuri kandi ejo yaricaranye na Gisekedi bakagana si iki ntabwo ari igitekerezo Gisekedi yamuhaye. Nibyo nk'uko bivuga yahunze kubera ko yatangaje n'umugoroba yuko yegura abantu baza kubikiritika ati ni kuki ubundi ajya kwegurira kwa perezida kandi yasuye kwegurira kwa minisitiri w'intebe ariko twaje gukurikirana dusanga hari n'abandi bigeze babikora kwegura nk'uku nguku. Yego harimo uwitwa Cherubini Okende wabikoze muri 2022 ubwo yeguraga ashyiriye ibaruwa yiwe Tshisekedi. Yego ndetse haza n'undi bita Christian Muwando nawe wabikoze. Nuko se bamara kumushyira ibaruwa bakahita bahungira muri ambasade. Hoya nibo mvuga ko yeguye kubera ko uburyo bwo kwegura kwiyo bwibajijweho n'abantu benshi. Kwa kujyana kamwe yuko atari n'ubikoze ko ari n'abandi babikoze nyine aribo mubwiye Cherubino Kende ndetse na Christian Muwando. Bikaba ari ibintu mu mategeko bibaho byita jurisprudence iyo ikintu gikoze bakagifataho icyemezo noneho n'abantu bakaba bagikurikiza. Uyu Constant Mutamba rero akaba ateguye anyuze kwa minisitiri w'intebe nk'uko biteganywa n'amategeko kubera ko basanga banafitanye ibibazo. Yego akimara kuhava rero abantu benshi bavuze ko batakimucibyera batakimubona ariko mu masaha ya mu gitondo twaje kubona amakuru nka eugeneofficialnews.com ko yahungiye muri ambasade ya Cuba. Yego iri Kinshasa ndetse akaba yajyanye na bamwe mu nshuti ziwe babiri ariko amazina yabo atari yatangazwa tukaba tukiyashakisha. Urabizi yuko akekwa ibyaha bikomeye bashobora kumukatira igihano cya burundu cyangwa igirwa gupfa nk'uko nawe yabyivugiye. Ibyaha bya ruswa, ibyaha byo kunyereza amafaranga ya rubanda yaragenewe kubaka gereza, harimo ibyaha byo kubaka abayobozi bakuru ndetse n'ibindi byinshi bigitukumburwa. Akaba ariyo mpamvu rero yafashe iyo buhungiro kugira ngo arebe yuko yatoroka ubutabera. Ubwo rero bivuze ngo ubuhungiro tayari ubwo buriya nta wamukoro byarangira arahunga birashoboka cyangwa barajya kumukuramo bamushinje n'ubundi bamuryoza ibyo bamushyira imbere y'ubutabera. Amasezerano ya Geneve ntabwo yemeza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bajya muri ambasade ya Cuba gukuramo umuntu. Kubera yuko amasezerano ya Geneve agenga abadiplomate ndetse na ambasade ntabwo abyemera keretse igihugu cya Cuba cyo kiramutse kibyemera. Cyamubashyikiriza haramutse hariho amasezerano yo guhanahana abakekwaho ibyaha ariko biragoye yuko Cuba yamutanga kuko yahungiyeyo hariya kuko abona yuko baramuha ubuhungiro kuko buriya yari yarabiteguye igihe. Aha ndumva rero mu by'ukuri ubwo abadukurikiye bumvishe ko mu by'ukuri yamaze guhunga ni ntekereza ko turi mu wa mbere burekinze iyi nkuru. Indi alternative isohoka nanone hari Fidela Tshisekedi kumutanga bakamushyikiriza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa bakamuburanisha. Birashoboka yuko rero Cuba ishobora gufata icyemezo ikavuga ati twebwe ntabwo tumubaha kubera ko nitumubaha mufite igihano cy'urupfu muzamukatira igihano cy'urupfu, ntabwo tumubaha ahubwo turafata icyemezo cy'uko tumuburanisha. Bo bakamwiburanishiriza. Mu mategeko nawe biremewe yashyizemo rero nk'umunyamategeko ntabwo yagiye nyine nk'umuntu utazi amategeko
yabihisemo kuko yabonaga ikizamusatira aravuga ati kansange Cuba bazakurikiza amategeko ya Federal Judiciaire barebe na kondisiyo bigenderaho kugira ngo babe bananga basange Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite igihano cy'urupfu bange kuntanga noneho bahitemo kumburanisha kandi afite amahirwe menshi kuba aburaniye muri Cuba ariho ruriya rubanza yarutsinda kurenza uko yarubanza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Oya byo birumvikana kuko hari ingingo zagomba kuzajya ziza bakazimutikura iruhande akazimushyira ku mutwe ariko yageze muri Cuba ashobora kuzajya rwose zimwe azitaruka gutyo gake gake. Biroroshye kuba yaruburana akarutsinda kurenza uko yaruburaniye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka dukomezanya n'indi nkuru vise reka dukomezanya n'indi nkuru kuko amakuru ni menshi cyane hano ndabona ngo ishaka rya Matata Ponyo ngo igice cy'ihuriro ngo igice kiburiye ngo kiramutabariza arya Matata Ponyo ntafunze ntabwo afunze ni igice cy'ishyaka kiri Burayi yego none se bari kumutabariza kipuye guverinance pour la développement yego ryakoze rero itangazo ritabariza Matata Ponyo wakatiwe imyaka 10 yo gukora imirimo y'agahato ndamutabariza riravuga ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yamushimutse kubera ko atagaragara ati turasaba yuko aboneka turasaba amashyaka yose arwanya ubutegetsi yuko yahagurikira hamwe tukarwanya ubutegetsi bwa Kisekedi bukomeza gukora ibintu bitari byo akaba ari itangazo rero basohoye none ku itariki 14 z'ukwezi kwa 2025 barikorera i Buruseli bavuga yuko bamutabariza aha ntago byoroshye none buri ubwo se mwoka byaramwari kiravamo ntabwo twavuga ko ari ikiravamo kubera yuko imitwe ya politiki ibingi bisanzwe bikora mu gihe ibona abarwanashyaka babo cyangwa abayobozi bayo bafite ibibazo bitandukanye ni nayo mpamvu abangaba bakoze ibingibi. Reka rero iyi nkuru tuyiveho kuko dufite byinshi cyane tugiye kugaruka cyangwa se tugomba kugenda tuganira ndabona rwose ahantu bita Iran ndetse na Israel na USA byakomeye cyane kuko Irani byakomeye nk'uko bivuga mu masaha arangiye mu kanya saa 7:15 yego niho umuyobozi w'ikirenga Ali Khamenei amaze kuvuga yuko atazihanganira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe zaramuka zibanze mw'iyi ntambara bakurikije ibyo Donald Trump yatangaje baravuga bati Khamenei aratangaza ati njye ntabwo nzamanika amaboko nzahagarara bwuma mpangane namwe yaba Amerika yaba Israel ndetse n'undi wese washyigikira bino bihugu. Ayiwe hari umugore wari kinamico yitaga Museke we yavuze ati se mana yanjye ati ibya Amerika se na Iran na Aziya biragenda bite ati reka ntangire mwiyumvire yageze ati iki rero Recep Tayyip uyobora Syria yavuze ati uburenganzira bwo kwitabara no kwirwanaho kuri Iran barabufite bwuzuye ibi si ibimenyetso bigaragaza ko Amerika yatangiye gucika amazi kubera yuko bigaragara yuko Israel ibashotora ati natwe twiteguye gukomeza kubafasha kugira ngo turwanye Israel kubera yuko ibyo Benjamin Netanyahu akora ntabwo tubishyigikiye. Hanyuma vise narimo ndakubaza nti Halo ndimo ndakubaza nti ibi si ibimenyetso bigaragaza ko Amerika ishobora kuba yatangiye gucibwa amazi niba igihugu nk'igihugu nk'iki ngiki cyatangiye kwa kiti nawe nubyivangamo turakurinda imashura ubusanzwe ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zikorana na Iran yego kubera yuko bashinja Iran yuko ifasha abahuti igafasha Hezbollah igafasha ndetse n'indi mitwe itandukanye nk'uyu munsi ku mugoroba Iran yarashyira ibisasu bikomeye cyane bya misile balistike 10 muri Israel ndetse yohereza indege zigera kuri 50 zirasa ibisasu byinshi ku buryo Tel Aviv bahagize umuyonga yego ariko abahuti nabo bo muri Yemen bakaba bavuze bati igihe icyo cyose Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeza kugaba ibitero kuri Iran ati natwe nk'abahuti tuzahaguruka twemeza Amerika inyungu zabo bafite mwa bino birwa byegereye aho turi ati tubiraseho. Datawe reka mpamagare basere
ba Serena Bandarada rwose n'inshuti zanjye zose ziri muri Amerika zigarukire muri Afurika kuko ndumva harabigiye gukomera. Ndumva ibi bihugu byamaze kunetraliza Amerika, ikigaragara byayiteye ubwoba, ndetse ubwo nireba nazi ishobora no gushiduka iri kuraswaho. Teganya gutyo Iran ishobora kubivuga gutyo kugira ngo yumvikanishe ko ifite imbaraga. None se si buriya umuntu yatangiye yatangiye kugukanga ariko kwereka ko byose bishoboka, ni nk'agasopo. Rero nawe iyo wigize ngo urakomeye, hari igihe uvuga uti nk'umuntu ukomerekana ihagarareho mingira akantu nkora, wagakora nawe akaza none akagukubita akagushira mu gafuka mugu n'agakubita, ugasanga ibibazo bibaye ibibazo. Niko nje mbibona ku ruhande rwanje Vise. Ntabwo ibintu turabireba aha ngaha gusa. Ndari aba hagati ya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa bano bantu bari muri Islamic State. Kubona yuko ibibazo bihari byo Islam bashobora gusubiranamo kandi bigakomera, kuko urabona ibihugu byose bikomeye bimwe birafata uruhande bikajya kuri Iran, ibindi bikajya kuri Israel. Urabona yuko bishobora kubyara intambara gatatu y'isi yose. Byakomeye, ahubwo ibintu birakomeye. Mugana wa Mutarama ati ibintu birakomeye, ibintu mumure na mahoro, ibintu birakomeye. None se Vise, komeza udukurikirane izo nkuru zo muri Iraq na Iran, kuko ndumva rwose nanjye Iraq ni Iraq na Iran na Iran na Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye biri kugenda bivana mu intambara. Kuko urumva ibintu byakaze wa muntu ahantu harimo za missile ballistic n'ibisasu biremereye. Vincent, iki gisasu akubwira ko gishobora gusenya ahantu hanini, none ibaze kohereza ibisasu 10 bingahe. Nibyo byakozwe muri Tel Aviv, ahantu habaye umurongo kuko n'abantu bari benshi batangiye guhungira muri Egypt. Ubwo baje muri Afrika already, batangiye kuza muri Afrika kubera ko babona ashobora kuba ibibazo bikomeye. Baba we karabaye bigiye kwa nk'ibyarashima na Gasaki. Byakomeye pe, byakomeye, biri mu bifite imbaraga zirenze uko twabona. Hanyuma Vise, reka nkureke rero mu by'ukuri ukomeze ubukurikirana amakuru. Ubwo icyo bisobanura ni iki? Nuko turaza gukoresha ibishoboka byose turebe ko turi buri buzije kuze kwira twongeye ku breakinga cyangwa se twongeye guha abantu update. Urakoze cyane. Yes, nguwo rero yari Vincent, ariko ntabwo turi buze gusoza n'ubundi tudashubije wa Mutarama, kuko ndimo ndabona nawe yahoza komanga avuga ko yaba yagarutse hewani, katwumve ko turi bumufatishe, hanyuma noneho nawe akomeze atubwira uburyo kipinga yafashwe ariko igafatirwa kilometero 30. N'ubu ntabwo nagasobanukiwe, kandi nk'umuntu uba mpababereye ndimo kubabariza, mba nkeneye kugira ngo tumenye neza ese pinga yafashwe ite, kuko ntabwo ambwira ngo imirwano ngo bayifatirwa kilometero 30, kiretse ahubwo niba wenda ari ultimatum batanze akavuga bati mu by'ukuri ni muvemo twaje, ni mutaza nyine, ni mutavamo nyine biragenda uko nguko. Kuko hari amakuru ava ko ngo n'abasirikare bari hano muri za Kisimba bahunganye n'abaturage, bahunganye ngo n'abaturage, ubwo urumva nibo bari batangiye guhunga nabo, ibintu ntabwo byoroshye. Mwibuka kandi ko twavuye ku murongo tubabwira ko, cyangwa se yavuye ku murongo akidusobanura uburyo ki iyi mirwano ahantu irimo irabera ngo ni hafi cyane na Rubero. Urumva ubwo biri muri byazamutse byamanutse nk'iyo hepfo, ntabwo bikiri hano uturutse kuri uruhande rwa Warikare Centre, kuko ujyaza Warikare Centre bigusa kubanza guca hano za Masisikuzo ukajya za Nyabyondo ukikoza za Kibuwa, ubwo natarutse za Rusheberi ugahita ugera muri Warikare Centre. Ubwo nindi nzira, ariko none ahantu hari imirwano muri iki gihe cyangwa se ubu ngubu urumva ni mu kindi cyerekezo. Bisobanura iki? Bisobanura ko mu by'ukuri urugamba hano rwatangiye gushyuha cyangwa se rwatangiye kuba rubi cyane. Sinzira impamvu ya 23 ishaka kuba yahuza mu by'ukuri izi ngabo ziri muri Warikare ndetse n'iziri hano muri Rubero, kuko bakubwira ko hariya birasa n'ibyegeranye cyane. So ndabona no uyu Mutarama wacu tumubuze ku murongo, ariko icyo tugiye gukora reka tube tumwibikiye tuze kugarukana no mu yandi masaha ari imbere mu kindi kiganiro. Ahubwo mbashimire cyane mwebwe twabanye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Barakubwira bati roho nzima mu mubiri muzima.
nguko rero ngayo. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.